murakoze cyane nagira ngo yenda tugane ku musozo w'iki kiganiro itariki ya mbere yo kwa 10 ejo bundi imyaka 20 izaba irangiye muzehe Tito nagira ngo muri uru rugamba rwo gukomeza kubohora igihugu kuko ngira ngo nkuko General Kabarebe yabivugaga ni processes ni ibintu bikomeza tugendeye kuri insanganyamatsiko twavuze ngo yo gukunda igihugu ubu ngubu ni iki noneho mwebwe mubona cyakwigishwa cyane kugira ngo uko gukunda igihugu bijyane no gukomeza kukibohora mu ngo y'izindi zijyanye n'ubukene n'ibindi. Narakoze n'ikibazo nyine babaje bati hakorwa iki kugira ngo uyu muco wo gukunda igihugu ugume mu Banyarwanda kuko harimo benshi urimo nk'abo abantu bose bahagurutse bakakitangira amaraso yabo bagahaguruka bakarwana Abanyarwanda bose ubona bahaguruka bagashaka ibintu bigenda neza ibyo ngibyo nibyo tubibazaga tuti bakomeje kubaza bati mese hakorwa iki cyangwa nicyo ngiye gutangamo resume y'ibyo ngibyo wenda nyuma abantu bakazabigiraho na deba ikindi gihe kugira ngo u Rwanda rugume mu nzira twihaye ifite viziyo twahawe n'ubuyobozi twerekeza kugira ngo tuzageraho tubohora igihugu cyacu kuko gubohora igihugu cyacu ni igihe ubukene n'ubujiji byavuyemo buryo bundi ubutarahagera turimo turagira mu nzira dufite tugenda tubyerekezaho ariko nyine bigahorana n'ingorane nizo Minisitiri James yavugaga icyambere kigomba kwitabwaho ni inzego zashyizweho gukora neza zigakora umurimo wazo uwo zibona akora nabi zikamwagarika nk'ibyo yavugaga izo nzego zacu zigakora neza zigakora zitabera zigakorera buri munyarwanda wese nk'uko agomba gukorerwa icyo gihe Abanyarwanda baziyumvamo bakumva zibaye izabo bakumva bisanze naho bagiye bakagenda bazi yuko bati dufite ikiturengera bwa burenganzira bagenda bavuga kumva bahaguruka bakabuharanira icyo nicyo cyambere cya kabiri kugira ngo tuzagire ibintu byo ku uwo muco wo kumva dukunze igihugu n'ukomeze tugashishoza igihe dushyiraho abayobozi gushyiraho abayobozi bafite igitekerezo ureba kure ubwo umurongo uburyo umuyobozi ntabwo aruza gusa akuyobora ni no kurusha kureba hirya kure aho utareba akaguha ibitekerezo iyo bita viziyo areba we buriya wenda kugarukiriza kuri urukuta ariko akamenya kureba inyuma y'urukuta akamenya n'ibiriho noneho agashobora no kubasunika cyane kubigisha kugira ngo mu bikurikire rwa rukuta mu rurenge ibyo rero ni tugira abo bayobozi nk'uko tubafite ubu ngubu tubajye tumenya yuko abayobozi beza dufite tukwiye gushaka abayobozi dukurikije izo nzira nabyo biha icyizere wa munyarwanda wiyumva kumva ati mfite abayobozi beza bareba kure bandebera ibyanjye akumva yishimiye kuba umunyarwanda aho agiye hose akaba agenda ahagaze yumva ari umunyarwanda nk'ubu ngubu tugiye hanze wagenda wumva uhagaze uri umunyarwanda kera wajyaga hanze bakubwira ko uri umunyarwanda utoya ugahakana ariko ubu kubera ko dufite abayobozi bafite viziyo bagenda kumva nka perezida bamutoreye ikintu gikorwa kinini afite barafite ibihembo agenda abona burya n'iby'abanyarwanda nyine ariko nyine kuko ari utuyoboye n'ubitwakirira ubwacu none wagenda nawe ukumva ugiye wemye icyo gihe rero bizanamo ko umunyarwanda twumva atangiye gukunda atari ko u Rwanda rwacu ruyoboye neza rufite n'ibintu byiza none agatangira gukunda ibyo by'abanyarwanda icya kabiri ikindi cya gatatu nyina mu bwo bahoze batubaza ni uburere abanyarwanda tukwiye kongera kugaruka hasi umwana ukamutangiza kare kutangira umwigisha ngo anga umuhutu anga umututsi ukamwigisha uri umunyarwanda abanyarwanda bakora batya ibyo bazira ni ibingibi n'ibindi ubwo burere bwo mu rugo bukabaho bugakurikirwa rero no kwigisha mu mashuri bikajyamo ubwo abaprofeseri nibo babitubazaga bakwiye kubyigisha bagatangira kuyera muri primaire umwana akiga kuba umunyarwanda akiga kunya ikinyarwanda cyari cyo umuco we ibyiza by'umunyarwanda aho umunyarwanda akwiye kugeza igihugu cye n'ahandi nk'uko twabivugaga
ikindi rero hariho ari amatora bashyiraho, aya matora yagiye ari hirya no hino, ariya matora ubundi no kugira ngo babahe abantu bicare baganire muri ibyo, mbese u Rwanda rwacu twarukoza duti. Urumva ibyo bitekerezo bikaba biriho mu matora, bakabyigisha bakabiganira, abana barangije amashuri bakajya bakabyiga bakareba ibyo bakora, bakamenya ingorane z'u Rwanda bifite, bakamenya amateka y'u Rwanda, bakamenya icyo abanyarwanda bakunda, bakamenya icyo abanyarwanda bifuza, bakamenya ubwiza bw'umuco w'u Rwanda, bakamenya ubwiza bw'umunyarwanda. Burya umunyarwanda ni mwiza, ni mwiza rwose, ntikiva muvuga umunyarwanda ni mwiza n'abandi, ndetse iyo mugiye mwemye baravuga ati ariko abanyarwanda ni beza, ukumva ko kuba wemye umeze neza, akumva rero akigiramo ko yari akwiye kurenzaho agakurikira ibyo abayobozi bagenda bamubwira. Ibindi bibaho rero ni nk'uko ibiganiro bikwiye kubaho kenshi by'abantu ko bagenda babiganiraho bakabisubiramo bakareba ibyagenda bikorwa. Ndumva ibi ngibi bikozwe byagera nyiramo, ubwo na nyuma wenda mwazashyiraho izindi deba tukabyiga, mbese noneho byakorwa biti, mbese kuko nagiye mbitangaho umurengo munini, noneho abantu bagenda bavuga ati mbese mu nzego byakorwa biti, urwego rw'umuvunyi kugira ngo rurwanye ruswa, rurwanye akarengane, umunyarwanda wese yiyumvemo kwaje imbere yarwo yakora ati. Nk'ibyo ngibyo ntitwiriwe nk'uko nyine abanyuraga mbere ya parike bavuga bataho kujya kwitaba parike, najya kwitaba Imana kugira ngo yavugaga n'igihe cyabagahimye. Urumva rero, ariko reka ngewe akantu kamwe ndangiza kuntuza, hari ubwo abanyarwanda bibaza bati se abantu kuki mubavuga ibintu byabo mukabishyira hanze bagiye, kuki mutabishyira hanze mbere? Rero abantu ni abantu bakora ibyaha bya parike, bijya muri parike. Iyo babigize rero ni abajura, ntitwirirwe dushaka irindi zina, bariya abantu ni abajura. Abajura rero ubatwara muri parike, iyo batwaye muri parike ntabwo ujya kubisakuza hanze, kuko parike ni igomba kujya gukora za nkete, igomba kujya gukora ibintu, none ikazabona kubatwara mu nkiko. Babona rero parike itangiye kubabaza, bakurikiranye bagafata inzira bakagenda, nuko bameze. Nicyo gituma ari ntacyo tuvuga, niyo baba bagiye tukavuga tuti bari abantu uzi ko badusize, turi ibyo parike yabakurikiranaga n'ibi, kuko ni abajura. Ntiwirirwe mwibaza ibindi, burya hari ubwo tushakisha ngo nabagize bati ni abajura. Igihe hagiyeho ibintu byo kubuza abantu kwiba, aho aragenda. Buriya ntimwirirwemo badefinisi ukundi, ni abajura bose, ntawagiye ataribye rwose, uko bagiye ni abajura, nta yindi definisiyo mwirirwa mushakisha, yaba na generali yaba na diregiteri, ni diregiteri w'umujura ni generali w'umujura, ibyo bibaho, ni abajura, nicyo cyabatwaye. Maze ndarangiriza aho ngaho. Murakoze cyane, ngira ngo urangije usubiza ikibazo cy'ubutumwa abantu bari bakomeje kutwoherereza bavuga bati ese kubera icyo abo bantu babavuga ari uko bagiye, ngira ngo ubwo ngubwo igisubizo kirabonetse. Reka rero dushimire mwese, cyane cyane nshimire abatanze iki kiganiro, barimo Minisitiri Kabarebe, barimo Tito Rutaremara umuvunyi mukuru, ndetse na Gahigi Gerard, akaba ari umuntu w'umushakashatsi ndetse akaba n'umwarimu muri kaminuza. Nshimire Tom Ndahiro, nawe akaba ari umushakashatsi akaba n'umunyamakuru. Nshimire abatanze ibitekerezo duhereye ku maradiyo y'abaturage, aho bari Rubavu, abari kuri Huye, abari Rusizi, ndetse n'abari i Nyagatare, nabo reka tubashimire. Nshimire kandi n'abahamagaye kuri telefoni, baba bari hanze y'igihugu ndetse n'aba hano mu Rwanda bashoboye guhamagara tukabakira. Reka nshimire mugenzi wanjye Faustin Kagame wamfashije kuyobora iki kiganiro. Nshimire kandi abatekinisiye badufashije kugira ngo iki kiganiro gishobore gutambuka kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse na radiyo Rwanda, ariko tubizeza ko ibiganiro nk'ibi ngibi tuzakomeza kubishakira umwanya bigatambuka kuri radiyo, dore ko n'abantu benshi babyifuje ko byajya bitambuka tudashingiye ku munsi runaka w'itariki iyi niyo ikenewe kugira ngo abantu bagire icyo baganira bavuge ku Rwanda n'ibirureba. Reka dukomeze tubifurize ibihe byiza abakurikiye ibi bitangazamakuru byombi. Ngende Mukamangoga François, mukomeze mugire icyumweru cyiza.